niko byose byatangiye inkuru yanjye. Iyi nkuru ngiye kubabwira itangirira kuri impanuka y'imodoka. My dear friends, let me tell you one thing. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. Nshuti zanjye, sinatekerezaga ko nanjye nakisanga mu kagari k'abafite ubumuga ntabasha kwigenza n'amaguru yanjye. Nahoraga ntekereza uburyo nzaza njya mu bitaramo bitandukanye mbyina ndirimbira abitabiriye ibyo biro. Nahoraga ntekereza ibihambaye nzagira mu buzima, ariko ibyo byose byahindutse mu kanya gato. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option because when you fail, ni ngombwa kurira rwose mu gihe wumva ko ubikeneye, ariko si byiza kurira umunsi wose. Kandi ikindi si byiza ko buri wese amenya amarira yawe. Hari benshi bavuga ko gutsindwa bitaba amahitamo y'umuntu, ariko ku bwanjye gutsindwa hari ubwo biba amahitamo y'umuntu. Ntekereza ko gutsindwa kwa nyako ari cya gihe uzaba wemeye gucika intege, ukagwa utabyuka, ugashyira hasi intego zose wihaye mu buzima, byose ukabivamo. Mu gihe utaracika intege wumva ugishaka gukomeza, icyo gihe uba utaratsindwa. Never. We have this thing in minds. We call it perfection. We want everything perfect. We want ourselves to be perfect. Benshi bahora bashaka kuba intungane mu maso y'abandi. Ibyo nibyo bibatera ubwoba bw'icyo abandi baza kuvuga ubwo kubona ibyo bakoze. Ariko icyo nababwira, twese ntidutunganye kandi ntidushobora gutungana mu maso ya bose. That's all right. We were sent here not to become the perfect people. Tubahaye ikaze mu kiganiro inkuru yahinduye ubuzima bwanjye, aho tugiye kurebera hamwe inkuru y'umugore wafashije abantu benshi cyane, Maniba Mazari, aho twibwirira byose bigize inkuru ye. Amagambo avuga yafashije abantu benshi cyane, nanjye kandi ndi muri abo ngabo, kandi natekereza ko nawe inkuru yaguhindurira ubuzima. Iyi ni inkuru nziza motivation speaker, naho njye tugiye kubana ubabwiriye inkuru mu Kinyarwanda, akaba ari Francis Inkuru Nziza. Ikaze. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Hari benshi batagira kwizera, hari benshi batagira inkuru irema agatima, hari babi cyane ge, ariko abo bose yaberetse ko bibeshye. Ndibuka rya jambo ryiza yakundaga kumbwira, avuga ati, ibi byose bizarangira, Imana igufiteho umugambi mwiza. Sinzi ngo uwo mugambi ni uwuhe, ariko icyo nzi cyo tugera kuri byinshi mu buzima. Reba bya bindi byose wagezeho, ni byinshi cyane, gusa ariko reka gutekereza ko byose wagezeho mu buzima byose biba kubw'imbaraga zawe zonyine. Witekereza ko kubwawe gusa hari byinshi wageraho. Oya, uribeshya cyane. Buri gihe haba hari undi muntu kuri inyuma agusabira, agushigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uwo muntu ashobora kutazaza imbere yawe ngo umubone, ariko igihari ni uko uwo muntu ahari, kandi ujye umuha agaciro. Uwo muntu ntuzamwirengagize, kandi nuramuka umumenye ntuzamutakaze. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Iyi ni inkuru y'umugore waje gutuma tumenya ko rimwe na rimwe ibibazo tubona bikomeye bitaba bikomeye kurusha uko twebwe dukomeye. Atwereka ko turi banini kurusha ibyo bibazo, ko dushobora kubinyuramo twemye kandi tukabisohokamo neza. Ni inkuru y'umugore utwereka ko ibyishimo bya nyabyo bidashingiye ku mafaranga dutunze, ko bidashingiye ku byo twagezeho mu buzima, ko ibyishimo bya nyabyo biva muri wowe imbere. Ibyishimo ni wowe ubyiremera. Ndi hano kugira ngo mbasangize inkuru y'uwo mugore, kandi ntekereza ko ifasha benshi muri mwe. Maniba Mazari. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. Ndabashimira kubw'urukundo rwanyu, kandi ndabashimira ko mwanyakiye neza. Ndabashimira cyane pe. Kenshi iyo mvuga nkunda kuvuga iri jambo, nizera imbaraga z'ijambo. Abantu benshi bakunze kuvuga batabanje gutekereza,
ariko kubera ko namenye agaciro k'ijambo nirinda guhubukira kuvuga. Ijambo rishobora kukubaka kandi ryanagusenya. Ijambo rishobora kukuruhura umutima ariko kandi rishobora no kugutera intimba. Ijambo rishobora kukugira igisenzegeri mu buzima bwawe bwose. Iyi niyo mpamvu nkunda kwiyaturaho amagambo meza ku buzima bwanjye. Aho njya hose iyo bambonye bambona nk'umunyabyago, ariko njyewe nkabibona nk'amahirwe. Ibyo babona nk'ibicanege njye mbibona nk'ibintera imbaraga zo gukora cyane. Bambona nk'ufite ubumuga utabasha gukora ikintu nka kimwe, ariko njye nkibonamo ubushobozi buhagije. They see my disability, I see my ability. There are some incidents. Hari ibintu bikomeye biza bitunguranye mu buzima bimwe utanatekereza ko byashoboka. Ibyo bikubaho bikaguhindura undi muntu mu isegonda rimwe, yaba imbere cyangwa se inyuma. Izo mpinduka kandi iyo zibaye zigaragarira buri wese. Bimwe bishobora kugusenya ku mutima no ku mubiri, ariko nyuma bikakuremamo undi muntu mushya udasanzwe. Ibyo nibyo byambayeho. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. Singifite isoni zo kubivuga kandi nta marira nkivugana inkuru y'ubuzima bwanjye, kubera ko nizeye ko namaze gukira ibikomere. Ahubwo mba nshaka ko imitima y'abantu bagikomeretse yakira. Rero mureke mbasangize inkuru y'ubuzima bwanjye. Bitangira ubwo nari mfite imyaka 18 nashingiwe ku gato. Data yashakaga ko nshingira umugabo kuri iyo myaka, kandi nk'umukobwa nta yandi mahitamo nari mfite usibye kubyemera. Mu by'ukuri iyo mariage ntigeze yambera nziza na gato. Hashize imyaka 2 nshingiwe, ubwo ni mu myaka 9 ishize uhereye ubu ngubu. Icyo gihe naje guhura n'impanuka. Ubwo umugabo wanjye yaratwaye imodoka turimo twembi, yaje gutwarwa n'ibitotsi, imodoka irenga umuhanda. We yakangukiye hejuru asimbuka ava mu modoka kugira ngo akize ubuzima bwe, ariko njye si byankundiye. Nagumyemo imbere mu modoka, narakomeretse bikomeye ku buryo byagaragaraga ko no kurokoka bisa nkaho bidashoboka. Ukuboko kw'iburyo kwaravunitse, igufwa ry'urutugu ryavuye mu mwanya. Navunitse mu mbavu, byaje gutuma ibihano umwijima byose byangirika cyane. Sinashoboraga guhumeka neza. Uruti rw'umugongo rwarangiritse, aribyo byamviriyemo kuba paralize mu gice cyo hasi. Uko gukomereka kwarampinduye kandi guhindura ubuzima bwanjye ku kigero kinini. So this accident took place in a far-flung area in the outskirts of a very small province. Aho impanuka yabereye hari kure cyane y'umujyi, mu bice by'icyaro bya Balochistan. Byari bigoye kubona ubutabazi bwihuse, byari bigoye kubona ibitaro bya hafi, ambulance kutugeraho byari bigoye cyane. Abantu benshi baje batabaye, ariko mu kugerageza kunkura mu modoka umugongo uhuhukira rimwe. Babibonye batangiye kuvuga ngo nta kindi gisigaye, uyu muntu agiye gupfa. Kuba nta ambulance bari kubona bugufi, batangiye gutekereza icyo bakora, niba bagerageza kunkurira ubutabazi cyangwa se niba bandika nkipfira. Ariko kubw'amahirwe baje kubona imodoka ya Jeep, bayikiramo banjyana ku bitaro. Byasabye amasaha 3 y'urugendo kuva aho impanuka yabereye kugera ku bitaro. Namaze amezi 2 n'igice mu bitaro ntashobora kwihindukiza. Abaganga bankorera surgery zose zishoboka basana umubiri wanjye. Amagufwa yo mu kuboko n'ayo mu mugongo bayasimbuje ibyuma. Iyi niyo mpamvu benshi muri Pakistan banyita Iron Lady of Pakistan. A lot of titanium in my arm, there's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Rimwe na rimwe nishimira uburyo mbasha gusubiramo ibi byose, kandi ibi byose nkabisubiramo nta marira na make mfite ku maso. Hari benshi bavuga ngo iyo ubasha gusubiramo ibintu byakugoye wanyuzemo bikagukomeretsa ukabisubiramo byose, ntibigutera intimba ngo amarira gutanga imbere, icyo gihe icyo gikomere kiba cyaramaze gukira neza. Rero ubwo kuba mbibasha nuko ibyo bikomere byamaze gukira. Ubwo nari nkiri muri bya bitaro hashize amezi 2 n'igice, dogiteri yaraje arambwira ati
namenye ko wari ufite inzozi nziza zo kuzaba umuririmbyi utaramira abantu mu bitaramo bitandukanye, ariko wihangane, ubu ngufitiye inkuru itari nziza na gato. Wari ufite inzozi nziza zo kuzazenguruka isi yose utaramira abantu, ariko ubu ntabwo uzabasha no kongera kuva mu rugo kubera ko wangiritse umugongo ku buryo bukomeye, kandi ntitwabasha kukuvura ngo ukire neza. Ntuzongera kugendesha amaguru ukundi. Wakundaga gukora imitako no gushushanyisha amarangi, ariko ntibizagushobokera kubera ko ukuboko kwawe nako kwangiritse cyane. Nkimara kumva ibyo ngibyo nahise nitsa imitima, siniyumvishaga ko byagenda bityo. Ku munsi wakurikiyeho muganga yaragarutse nanone arambwira ati, kubera ikibazo wagize mu mugongo tukagushyiramo insimburangingo z'ibyuma, ntibizagushobokera kubyara ukundi. Uwo munsi nkumva ibyo nashenguwe umutima cyane. Ndabyibuka natangiye kubaza mama nti, ese kubera icyo ngiye kuko bibayeho? Natangiye kwibaza niba hari icyo bikimariye kuguma muri ubu buzima, ntabasha kugenda, ntabasha gukora akazi nakundaga, ntashobora kuba umubyeyi ukundi. Natangiye kwibaza ukuntu abantu bazajya bamfata n'amazina yose bagiye kumpimba. Icyo gihe nari nihebye cyane, numvaga isi yose indangiriyeho. Ariko hano niho nababwiye ko hari imbaraga ziba mu ijambo, imbaraga zishobora gukiza. Muri ako kanya narimo mbunza imitima, mama yambwiye ijambo ryari rifite imbaraga zikiza, ijambo rikomeye rimeze nk'aho ryari ryifitemo maji. icyo gihe yarambwiye ati, iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. rimwe na rimwe hari amahirwe tugira muri ubu buzima, nyamara ntitumenye ko tuyafite. Tugahora dutegereje ko igitangaza runaka gikoreka kugira ngo tumenye ko turi abanyamahirwe, kandi nyamara amahirwe aserere cyane iwacu. Duhora tubona ubwatsi butoshye mu rundi rwuri, ariko ko ubwatsi bwo mu rwuri rwacu bwamaze kuma kera, kandi nyamara imvura igwa muri izo nzuri zombi ihora ari imwe. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Nk'ibisanzwe mukaba muri kumwe nanjye Francis Nkurunziza, aho tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri, aho Maneba Bazari atwereka uburyo dukwiye kunyurwa cyane n'ubuzima tubayemo. Ikaze. Real happiness lies in gratitude. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. Muri ako kanya mama yambwiye ijambo rikomeye cyane, ijambo rifite imbaraga zikiza. Arambwira ati, ibi byose bizashira. Imana igufiteho umugambi mwiza. Sinzi ngo uwo mugambi ni uwuhe, ariko icyo nzi cyo ni uko uwo mugambi uhari kandi ni mwiza. Aya magambo mama yari amaze kumbwira, wagira ngo hari yari yifitemo maji. Kubera kuyumva kandi nkayizera, byanshubije gukomeza urugendo rw'ubuzima njye imbere. Nageragezaga gushakisha akamwenyu ku maso, nubwo bitari byoroshye, ariko kugira ngo mbashe guhisha umubabaro mfite ku mutima. Igihe cyarageze ibitaro biransezerera njya mu rugo. Si uko nari ngiye gusubira mu buzima bwanjye busanzwe, ahubwo nari ngiye kurwarira mu rugo. Dogiteri yaranyoheje mu rugo ngo njye kuryamayo, bitari ukuryama ukwezi kumwe ngo birangire, bitari ukuryama umwaka umwe, ahubwo yanyandikiye kuryama imyaka 2 yose. Bangejeje mu rugo, nasabye ko bandyamisha ku gitanda cyegereye idirisha ngo wenda njye numva ibibera hanze, ko basi bizamfashe kwigarura icyizere ko igihe kizagera nkakira nanjye ngasohoka ngasubira mu buzima busanzwe, nkaba mu buzima nifuje kubamo kuva kera. Kumara icyo gihe cyose ndyamye hamwe byatumye mbona ko hari amahirwe benshi baba bafite, ariko batamenya ko bafite. Kuba ubasha kuva hamwe ukajya ahandi, ayo ni amahirwe benshi bafite, nyamara batamenya ko bafite. Nyuma y'imyaka 2 n'igice noneho nabashaga kwicara mu kagare, nkabasha kugera hanze, nkareba ikirere uko kimeze. Ngira mu isi nari maze imyaka 2 n'igice ntabamo. Muri iyo minsi numvaga nshaka kwiyakira ukundi kandi nkumva nyuzwe. Ndibuka umunsi umwe nirebye mu ndorerwamo maze ndivugisha, rero sinkwiye gutegereza ibitangaza ntazi iyo bizava. Ibitangaza bizaba nkabasha guhagarara maze nkagendesha amaguru yanjye nk'ibisanzwe. Yego hari ubwo byari gushoboka, ariko kimwe nuko bitari gushoboka. Sinkwiye guhora ndira umunsi wose ukira kandi nta muntu n'umwe unyumva. Nkwiye kwishakamo ubushobozi, nkarwana, nkaba intwari ku giti cyanjye, nkatsinda ubwoba. Icyo gihe narimo ndwana intambara ikomeye yo kwiyakira ukundi kandi nkumva nikunze. Niyemeje kurwana n'ubwoba bw'ubwoko bwose, ubwoba bw'uko abandi bazambona,
ubwoba bwo kubura amafaranga, ubwoba bwo gutakaza akazi, ubwoba bwo gutakaza umuryango, ubwoba bwa divorce, ubwoba bwo kutaba umubyeyi ukundi, n'ubundi bwoba bwose bubaho niyemeje kuburwanya. Nta cyanshinguraga nko kwibuka ko ntazongera kubyara ukundi ngo nanjye mbe umubyeyi nk'abandi. Ariko ntekereje neza nabonye ko hari abana benshi bakeneye ababafata nk'abana babo, kuko nanjye nifuzaga ko nakwita umwana wanjye. Ubwo icyo gihe niyemeje gushaka umwana wo kurera. Natanze imyirondoro yanjye mu bigo by'imfubyi bitandukanye, gusa ariko sinigeze mvuga ko ndi umugore ufite ubumuga ugendera mu kagare. Icyo navuze gusa, navuze ko ndi muri Mvamazari, nkaba nshaka umwana wo kurera byonyine, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu. Nategereje nihanganye gusa bisa nk'ibitinze. Noneho nyuma y'imyaka 2 nza kwakira telefone iva mu mujyi muto wo muri Pakistan, nuko barambaza bati ni wowe muri Mvamazari? Ntiyego. Bati wasabye umwana wo kurera yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, none twamukuboneye. Nanjye nti yego rwose nari mukeneye cyane, ahubwo niba byashoboka mwambwira n'aka kanya nkaza nkamufata. Ubwo narakingiraho bari kumuha umwana, ntihagira amasanga umugabo, maze nawe aranyitegeza cyane kuva ku musatsi kugera ku mano. Nanjye ntangira gutekereza nti mana yanjye, ubu wasanga agiye kuvuga ko wa mugore ugendera mu kagare uzabasha kwita kuri uyu mwana. Naramwitegereje nuko mpita mutanga, ndavuga nti rwose rekeraho gutekereza ko kuba niciye muri aka kagare ntazabasha kwita kuri uyu mwana. Nizeye rwose ko nzashobora kumurera neza, akaba ari nayo mpamvu yanzanye hano kugira ngo mutware. Rwose nzamurera neza pe. Nari nzi ko agiye kumpakanira, gusa ntungurwa n'amagambo yambwiye. Yarambwiye ati wowe n'uyu mwana urumwe n'umugisha ku wundi, mwese muhuye mukeneranye. Uko ubona uyu mwana nk'amahirwe yawe, niko nawe umubereye amahirwe. You both are lucky to have each other. And that day, Nile was 2 days old, and today he's 6. Ubwo icyo gihe njya kumufata yari amaze iminsi 2 y'amavuko. Ubwo ni ukuvuga amasaha atarenga 48. Ariko ubu tuvugana afite imyaka 3 y'amavuko. Mu buzima hari abantu mfata nk'intwari ku buzima bwanjye. Bamwe mfatiraho amasomo akomeye y'ubuzima, nkaba mbafatiraho urugero rwiza. Abo bantu, izo ntwari ni izi ngizi. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki gice cya 2 cy'iyi nkuru. Ubwo tuzahurire mu gice cya 3 dusoza inkuru. Iyi ni inkuru nziza motivation speaker